bandi Imana yambwiye banyuma byambwiye ngo ni abantu bafite umwuka w'ubusambanyi, ni abantu bafite umwuka wo kunywa inzoga, ni abantu bafite umwuka wo kwikinisha. Imana yambwiye ngo abo ngabo barogewe kumva, nabonaga ibintu by'imva zibateretse imbere. Imana yambwiye ngo abo barogeye kumva, ati niyo mpamvu banywa inzoga ariko ntibamenya aho zinyura. Icya kabiri, barasambana. Nusha ngo naho yaba afite umugore, naho yaba afite umugabo, afite umudayimoni umubwira ngo ugiye gusambana, wowe ntabwo ubishaka ariko wumva ijwi rikubwira ngo genda. Hari noneho abandi nabikinisha, waba uri umusore, uri umukobwa, cyangwa se uri umumama, cyangwa uri umugabo, ufite umudayimoni umubwira ngo ugiye kwikinisha. Imana yambwiye ngo abo bantu babarogeye kumva. Pastor ati nyitegereza, ndi umukobwa mwiza, mfite amafaranga, mfite amashuri, mfite akazi keza, ariko gushaka byaranze. Ntabwo ibyo byose ufite byaguhuza no gushaka. Ntabwo iminyururu ikurwaho n'ubwenge, ntabwo iminyururu ikurwaho n'ubwiza, ikurwaho n'uko wizeye Kristo umwami Yesu n'umukiza. Reka dusenge twinjire mu ijambo ry'Imana. Mana, turagushimira mu izina rya Yesu kuri Imana ifite imbaraga. Dushimye kuri Imana wo kwizerwa. Turagushima ko waturinze tukaba tugeze muri studio Amahoro, ndetse Mana dusabira buri mwese urimo dutega amatwi, reka ijambo rigiye gutambuka naba ari twe ahubwo izina ryawe rishigwe hejuru, kandi Imana buri umwe wese akuremo igisubizo cye mu rwe ruhande. Tugushimye ko ugiye kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mureke dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Abami ba kabiri ibice 2 murongo wa 19 turaza kugeza kuri 22. Dusome, haravuze Abami ba kabiri ibice 2 murongo wa 19 turaza kugeza 22. Haravuze ngo bukeye abanyamudugudu baho babwira Elisa bati, ndore uyu mudugudu uburyo ari heza nk'uko bireba databusha, ariko amazi yaho ni mabi, kandi muri iki gihugu imyaka yaho irarumba. Haravuga ati, nimunzanire imerezo nshya muyishiremo umunyu. Nuko barayimuzanira. Arasohoka ajya ku isoko y'amazi, amishamo umunyu. Aravuga ati, Uwiteka aravuze ngo ahumanuye aya mazi, ntabwo azongera kwicana cyangwa kurumbya. Nuko amazi arahumanuka na bugingo n'ubu, nk'uko Elisa yabivuze. Nimwakira ijambo ry'Imana. Imana iribaho umugisha. Ndagira ngo tuganire muri ijambo tumaze gusoma, kandi wowe dukurikiranye yaboneka wadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza, kuko tuba twamamaza ijambo ry'Imana. Iri jambo rirakiza, rirabohora, rikura abantu mu byaha. Twese ryagiye ritubatura. Wabwira inshuti zawe, wabwira abagenzi bawe ko yahakura igitangaza, yahakura umugisha, yahabohokera. Imana ikabasha kubikora muri byose. Imana iribaho umugisha. Ndagira ngo tuganire n'ubundi kuri iri jambo tumaze gusoma, ariko nshaka kubwira ngo hari ibigomba kumenyekana ku buzima bwawe. Ese wowe unkurikiranye uneze amatwi, hari ibyo urambiwe? Burya umuntu wifuza ko bimenyekana ni ibintu biba bihishwe, aba yifuza ko byajya ku mugaragaro. Ni umuntu uba ufite ibintu arambiwe, cyangwa se ni umuntu uba ufite ibintu ahaze ku buzima bwe. Birashobora ko hari ibyo urambiwe ku buzima bwawe, birashobora ko hari ibyo uhaze mu mibereho yawe, birashobora ko hari ibyo udashaka mu rugo rwawe, cyangwa se muri business zo, cyangwa ku buzima bwawe, cyangwa mu kazi kawe. Ariko se urifuza ko bimenyekana? Nyohereza ubutumwa bumwe ngo, Pastor, ndashaka ko bimenyekana. Kimwe cyo nshaka kubwira, Imana yambwiye ngo ninkubwire ngo uyu ni umwaka w'umugisha ku buzima bwawe, uyu ni umwaka w'umunezero ku buzima bwawe, uyu ni umwaka wo kugira ngo ibyo Imana yavuganye nawe bisohore. Kuko twamaze kumenya neza no guhishurirwa ko hari abadayimoni bavuye kuzimu, baje gufata amasengesho y'abera. Ugasanga umuntu arasenga ariko nasubizwa, ugasanga umuntu ariyiriza ariko nasubizwa, ugasanga umuntu arasengerwa ariko nasubizwa, ugasanga umuntu aratanga ibitambo ariko nasubizwa. Imana yamishuriye imbwira la benefo, imbwira ngo hari abadayimoni biyemeje kuza gufata amasengesho yabera. Icyo ni Imana. Icya kabiri, abo ni abantu tuzasengera ku munsi w'ejo. Imana irambwira ngo nubwo basenga ariko Satani yamaze gufata amasezerano yabo. Niyo mpamvu wibaza, niyo mpamvu utangira kwibaza, ugatangira kwishinja ko uri umunyabyaha, kandi ntabwo uri umunyabyaha. Ugatangira kwatura n'ibyo utakoze. Oya, ejo ngwino tugusengera. Imana iyo dayimoni yagiye iboroka cyangwa se ihambira amasezerano ya Imana iyinumyeho, ndagira ngo ejo uzakira ubutabazi bw'Imana. Abandi ni abandi bihana ariko ibyaha bakabisubiramo. Imana yarambwiye ngo hari abo mvugana nabo, ariko mu kuvugana nabo najya kuza kubatabara, naza kuza kubagira neza, mbazana ibisubizo, ngasanga bamaze gusubira muri bya bikaba ngombwa ko badasubizwa bya bindi navuganye nabo. Imana yarambwiye ngo ugende ubabwire ngo ukuboko kwanjye ni kwananiwe n'amatwi yanjye ni yananiwe. Ndagira ngo wowe unyumva wihanuka bisubiramo.
wowe Imana ibwira ikintu ntugihagararemo, ejo ngwino tugusengere. Abandi ba gatatu Imana yamishuriye yambwiye ngo ni abantu nubwo basenga ariko bafite ibyaha byababase. Imana idufashe cyane, irambwira ngo nubwo basenga bakunda gusenga, bari mu nzu y'Imana barabohoka, bari mu nzu y'Imana baca bugufi, yewe barihana, ariko Imana irambwira ngo nubwo bihana ariko nibihanira kure kuko bafite ngo ibyaha byababase. Imana imishuri imbwira ngo ni imyuka y'abapfuye iva mu miryango y'iwanyu idashaka ko wakizwa neza. Ndagira ngo nkubwire ngo ejo uzaze tugusengere. Abandi Imana yambwiye bakane, Bana yamwe ngo nabantu bumva ubutumwa bwiza bakumva bahindukira bakumva bakizwa, ariko la benefo Imana irambwira ngo ariko kugira ngo batere intambwe bakizwe byaranze, hari umudayimoni udashaka ko akizwa. Imana irambwira ngo bene abo ngabo irambwira ngo bazaze basengewe, kuko badasengewe bazapfa barimbutse. Sinkwifuriza kurimbuka, ndakwifuriza kubona ubugingo bw'uhoraho mu izina rya Yesu. Abandi ba gatanu Imana yagiye imbwira, Imana idufashe kandi Imana itugire neza. Ndagira ngo wowe nyumva muri iki cyiciro komere ku butumwa Imana yamaye, n'abantu tuzasengera ku munsi w'ejo. Imana itugire neza cyane kandi Imana ituganze aho uri hose, ejo ngwino tugusengera Imana. Abandi ba gatanu Imana yambwiye ngo n'abantu Imana yabwiye ko Imana ngo yagiye ibaha amezi ndetse ikabaha n'amatariki ndetse ikabaha n'umwaka, ikababwira ngo nzakora ibi, ariko ugasanga ya matariki yararenze, kwa kwezi kwararenze, wa mwaka byararenze. Imana yambwiye ngo niyo yari yaravuze ngo ariko kuko mufite abadayimoni babariganya ngo babariganyije amasezerano yayo. Ndagira ngo nawe ejo uzaze dusenge mu izina rya Yesu. Abandi Imana yambwiye ba gatandatu n'abantu bari bahoze bafite akazi keza, niko Imana yambwiye ngo ariko muri ako kazi keza bari bafite, abambere birukanwe nta mpamvu, abakabiri babakuye mu mwanya babashyira mu yindi myanya, mu myanya isuzuguritse cyane. Imana irambwira ngo abo nabo bazaze ejo basengerwe, kuko bafite umudayimoni urimo urariganya ubuzima bwabo, bafite umudayimoni urimo urabarwanya. Imana yambwiye ngo bafite umudayimoni udashaka ko batera imbere. Ndagira ngo nawe unyumva ejo uzaze usengerwa mu izina rya Yesu Kristo. Abandi ba munani Imana idufashe cyane, ni abantu bafashe amadeni, ni abantu bafashe amakeredi, bazi ko bagiye gucuruza ngo ariko bahise bahomba. Hari abandi bari bazi ko bari bagiye gutangira ibintu bya business zitandukanye ngo ariko bahise bahomba. Kugera uyu munsi wa none Imana yambwiye ngo bateje ibintu byabo cyamunara, ngo ariko nubwo biteje cyamunara amadeni bari barimo ntiyavuyemo. Ubu ngubu birabayobeye, babuze icyerekezo. Ejo ngwino tugusengere. Abandi Imana yambwiye ni abantu bahoranye mu modoka, abantu bahoranye amazu, ngo ariko kugira umunsi wa none babuze no kwishyura inzu y'ubukode kuko za modoka zaragiye, ya mazu yaragiye. Ndagira ngo nawe muri icyo cyiciro uze tugusengere. Abandi Imana yambwiye banyuma byambwiye ngo ni abantu bafite umwuka w'ubusambanyi, ni abantu bafite umwuka wo kunywa inzoga, ni abantu bafite umwuka wo kwikinisha. Imana yambwiye ngo abo ngabo barogewe kumva, nabonaga ibintu by'imva zibateretse imbere. Imana yambwiye ngo abo barogeye kumva, ati niyo mpamvu banywa inzoga ariko ntibamenya aho zinyura. Icya kabiri barasambana, nusha ngo naho yaba afite umugore, naho yaba afite umugabo, afite umudayimoni umubwira ngo ugiye gusambana, wowe ntabwo ubishaka ariko wumva ijwi rikubwira ngo genda. Hari noneho abandi nabikinisha, waba uri umusore uri umukobwa cyangwa se uri umumama cyangwa uri umugabo, ufite umudayimoni umubwira ngo ugiye kwikinisha. Imana yambwiye ngo abo bantu babarogeye kumva. Ndagira ngo wowe urimo kumva muri iki cyiciro urimo, ejo ngwino tugusenye. Nakubwiye ngo sinkwifuriza kurimbuka, ndakwifuriza kuzagira iherezo ryiza. Ejo ngwino tugusengere mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibo mugisha bwari ubutumwa bwiza Imana yaramaye. Ndahamya neza ko wakire message yawe aho uri hose. Ejo ngwino tugusengere bimenyekane ku Uwiteka arinde ari we Mana. Ndagira ngo twigire mu ijambo ry'Imana, tujye mu ijambo ry'Imana mu izina tumaze gusoma, tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko nakubwiye ngo turi mu kiganiro kivuga ngo nimenyekane ku Uwiteka arinde ari we Mana mu izina rya Yesu Kristo. Ese urashaka kumenyekana, urashaka hari ibisobanuka. Imana ikintu yambwiye nuko yambwiye ngo uyu ni umwaka wo kugira ngo iby'Imana yakuvuzeho bisohore. Ese urashaka ko bisohora, ohereza ubutumwa bwawe, mbwira ngo pastor ndashaka kumenyekana kuri 078 42 80 49 078 42 80 49. Kandi ku munsi w'ejo ni amasengesho adasanzwe. Turi kubona abakozi b'Imana batandukanye tubwira ngo Mana nimenyekane ku Uwiteka ari Mana.
nibimenyekane kushoboye byose. Imana ibagire neza cyane. Abantu bari kohereza ubutumwa bwanyu turabusengera, Imana iraza kubukora, iraza kubikora. Aha turagusengera Parufe uri Kicukiro, message turayibonye, turagusengera Imana ibohora ubuzima bwawe. Wowe urwaye akaguru n'umugongo, turagusengera Imana ngo urarushye kandi uraremerewe, ngwino ejo tugusengere. Nyaboneka nagira ngo uzaze ejo tugusengere. Donata turagusengera Imana nawe ibohora ubuzima bwawe. Eric nawe Kimironko turagusengera, uwo mugongo ugomba gusoka ku buzima bwawe. Ohereza ubutumwa bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndahamya neza Esther turagusengera Imana ihindura ubuzima, bwihindura amateka. Ndahamya neza ko hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Ese urashaka kumenyekana ku Uwiteka rema? Ijambo dusoma riratubwiye ku mugabo, ku muhanuzi witwa Elisa. Imana ishimwe cyane. Biravuze ngo Elisa yarahari ariko arimo aragenda, haboneka abantu bari bafite ikibazo, ngo haboneka abanyamudugudu, abantu bari batuye mu mudugudu umwe, ngo bari bafite ikibazo cy'uko ahantu bari batuye ngo wari umudugudu mwiza. Burya ikintu birahita ko ari cyiza, burya aba ari cyiza. Wari umudugudu mwiza wagaragariraga buri umwe wese, uwo wese akabona ko ari umudugudu mwiza, akabona ko ari umudugudu w'icyitegererezo, akabona ko ari umudugudu udasanzwe. Niko ijambo ritubwiye ngo ariko nubwo wari mwiza, wari ufite ibibazo bibiri. Ngo icya mbere imyaka yaho niyeraga byararumbaga, ngo icya kabiri amazi yaho byaricaga, byararuraga, byari mabi. Imana ishimwe cyane. Bahura n'ikibazo aba bantu bita ngo bari batuye mu mudugudu. Ndagira ngo nawe unyumve, hari aho utuye, hari aho uhagaze. Burya umudugudu ni igisubizo cy'umuntu. Burya umudugudu ni ahantu abateza amaciriro. Burya umudugudu ni future yawe cyangwa se ni inzozi zawe. Ariko ndagira ngo tuganire ngo bene mudugudu bahura n'ikibazo cy'uko amazi yaho yica. Icya kabiri imyaka bahinze niyeraga, byararumbaga, bari bafite ibyo bibazo bibiri. Ariko ndashima Imana, birashoboka ko ufite ibibazo bibiri. Burya umuntu azaba ngo pastor afite ibibazo, ariko niyo wagira ibibazo 100 hari ifundo ry'ibibazo. Hari ikitangaza Imana yakora muri ibyo byose utondekanya ku murongo by'ibyifuzo. Hari kimwe Imana yakora kikasubiza bya bindi byose. Rero bene ayo mudugudu bari bafite ibibazo bibiri. Kandi ikindi biri yatubwiye ngo wari umudugudu mwiza, wari umudugudu w'icyitegererezo. Ariko nubwo wari mwiza ntacyo wari umaze. Nubwo wari mwiza ntibyabujije ko amazi yaho yica. Nubwo wari mwiza ntibyabujije ko imyaka bahingaga itera. Imana idufasha cyane. Barashaka, bakora ubushakashatsi, bahamagara abanyabwenge, bahamagara bize, bakora inama, abayobozi baraterana, biga ku kibazo ngo bashaka icyaba gituma amazi yaho yica, bashaka ikibazo cyaba gituma imyaka yaho itera. Barabibura. Umva nshuti yanjye nkubwire, Imana itagutabaye ntawagutabara. Imana itakurengeye ntawakurengera. Niyo bakwicara, niyo mwakwiga ku bwenge bwanyu, hari aho budakora, hari aho imbaraga z'Imana zikora. Haleluya. Baricara, babura ikibazo aho kiva, birabayobera, batangira gupfa, batangira kwicwa. Uwanywaga amazi yarapfaga. Kandi biravuze ngo umudugudu wari mwiza. Erega ni nko kuntu wambwira ngo pastor mfite amafaranga, ariko nibuje ko ndwaye diabete. Mfite amahero, ariko nibuje ko ndwaye umutima. Mfite amadolari, ariko nibuje ko urugo rwanjye rwasenyutse. Amva nkubwira nshuti yanjye, Uwiteka atagutabaye ntabwo ayo mafaranga yagutabara. Ari aho azakora, ari naho atazakora. Ariko turashima Imana, abizeye Kristo byose birashoboka. Abamwizeye bakabatizwa abo ngabo byabahaye ubushobozi bwo gufata ibidafatika, bwo gukandagira inzoka, bwo kwirukana ibidafite agaciro, bwo gutesha agaciro imigambi ya Satani, bwo gutwika imbaraga z'umwijima. Ndashima Imana ko abamwizeye bafite ubushobozi n'ubutwari. Abamwizeye twavuze ngo amen. Ntabwo tura benefo tuzakorwa n'isoni. Dufite Imana ishoboye byose.
iyo udafite imana hari aho bigera bikanga, iyo udatunze Kristo hari aho bigera ntibishoboke, ariko iyo watunze Kristo bijya birabenefo, bijya bishoboka. Sinajya Uwiteka rigahabwa icyubahiro. Babura ahantu hari ikibazo, wabuze ahantu bipfira. Waracuruje wambwira ngo pastor nabonye amafaranga, nari mfite miliyoni 30, nari mfite miliyoni 50, za mbere zarahiye, suko utayabonye byahiye uyareba, ntabwo uzi uburyo wahombye. Hari nyiribayazana ngo umudugudu wari mwiza. Erega ni nk'ukuntu wambwira ati pastor ati nyitegereza, ndi umukobwa mwiza, mfite amafaranga, mfite amashuri, mfite akazi keza, ariko gushaka byaranze. Ntabwo ibyo byose ufite byaguhuza no gushaka. Ukeneye guhura n'umukozi w'Imana, ukeneye guhura n'umuhanuzi w'Imana agatesha agaciro iyo minyururu yose iri ku maboko yawe. Ntabwo iminyururu ikurwaho n'ubwenge, ntabwo iminyururu ikurwaho n'ubwiza, ikurwaho n'uko wizeye Kristo umwami Yesu n'umukiza. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Birabayobera, bibaza ikintu gituma amazi arura barakibura. Nawe uri muribaza kuki ugambire gutera imbere byanga. Uri muribaza kuki wize ukaba ubura akazi, ariko ninde bakubeshye ko akazi kabuze, ko akazi gani katabuze. Niba bakaye batanga amatangazo y'abantu bashaka akazi, dayimoni yaragufashe ifatira amadiporome yawe, uradepoza bakayibona ko bidashoboka, dosiye bakayishyira hasi. Niyo ugerageje kuba baguhamagara ukorega izami watsinda bagashyirwamo n'abana, niyo ugerageje kuba wabona n'akazi amezi 2 niyo baguha gusa birangira bakwirukanye. Umva shiti ya ngwino umenye aho bipfira. Imana itugira neza cyane. Aba bantu birabayobera, bari bafite abana, nta kintu bari babuze, ariko abana bari bafite uburara. Niyo basimbukaga ibipangu, niyo babaga bari mu busambanyi, niyo babaga bari mu nzoga, niyo batasengaga, bashaka umuti w'ikibazo barakibura. Waba unyumva nawe mama papa, ufite abana barakunaniye, ntacyo babuze ariko byaranze, bakeneye gusengerwa. Cyameje ukaza ukabahagararira, cyameje ukaza ugasengerwa, nta kindi ngusaba. Herega warisengeye byaranze, herega suko utagiye mu butayu, herega suko utafasha yitatu, herega suko utari umuhanuzi w'Imana, herega suko utarota cyangwa utumijwe ry'Imana. Byaranze, ukeneye gusengerwa. Burya imbaraga zarutana n'amavuta ararutana. Haro bigira uwari wese agasaba ubundi bufasha. Bibaza aho bipfira, birabayobera, bakora inama, bahamagara abanyabwenge, bahamagara abantu bose ati mwatubwiye igituma amazi arura, mwatubwiye impamvu tudatera imbere, mwatubwiye impamvu iwacu nawe ujya ushaka ngo asezerane nk'abandi, mwatubwiye impamvu iwacu bose bamaze gushaka abagore barenze 3 cyangwa abagabo barenze 3, mwatubwiye impamvu iwacu tutajya tubyara, mwatubwiye impamvu muri famille twese twishwe n'ubukene, mwatubwiye impamvu iwacu nubwo tuvinimwe tuhigana tutajya tuzishira hamwe, mwatubwiye impamvu abantu bacu tubashakira abakoca bo kubigisha ariko bakanga bakaba nyuma, mwatubwiye impamvu ibintu byacu byawe byaheze, mwatubwiye izi ndwara zitajya ziva mu rugo rwacu, mwatubwiye nawe ni nk'ikibazo ufite. Urabona ubuzima bukunaniye, urabona ubuzima bugucyanze, urabona ubuzi icyerekezo cyawe, ariko Imana iravugana nawe. Bigiye kumenyekana ku Uwiteka ari Imana, bigiye kumenyekana ko Imana ishoboye byose. Uyu ni umwaka w'umugisha. Nushaka warumvishwe uri kubwira ngo si umwaka w'umugisha, nushaka wararose uvuga ngo si umwaka w'umugisha. Abanyarwanda twese uyu ni umwaka w'umugisha, n'indi myaka yose izakurikira ni imyaka y'umugisha. Imana iri mu ruhande rwacu, Imana iri kumwe natwe. Icyo ishaka nuko ibohora ubuzima bwawe, icyo ishaka nuko uhaguruka ukamenya aho bipfira.
hari umbwiye ngo yari afite ubukwe mu kwa kane none bwapfuye. None se wagize Imana niyo yica ubukwe? Ntabwo Imana ijya yica ubukwe, Imana ishyigikira ubukwe. Hari uri inyuma yawe, hari ugushinzwe, hari dayimoni ishinzwe kujya yica amakwe yawe, hari dayimoni ishinzwe kugira ngo umusore nakubwira ngo tugiye kubana dupanga itariki y'ubukwe agahita acaho, cyangwa umukobwa wamubwira ngo dupanga ubukwe agahita agenda. Hari umudayimoni utazi naho ava. Ejo ngwino Imana ivugane nawe, ejo ngwino umenye aho biva naho bipfa. Bene mudugudu ngo birabacanga, birabayobera, bakora ubushakashatsi buranga. Nakubwiye ngo haraho ubwenge budakora, haraho icyoro kidakora nshuti yanyu. Birashobora kuba ufite icyubahiro, birashobora kuba ufite amaraka atandukanye, birashobora kuba ufite akazi kubaswe, ariko ntabwo dayimoni uzayikangisha ibyo. Izaza mwicarane, izakubwira ngo ambara ibubu nziza, ariko diabete murajyana. Ambara kositimu nziza, ariko umutima we turajyana. Ambara neza usohoke mu modoka nziza, ariko ntibivuze ko buri wese adafite igitanda cye. Umva nshuti yanyu, iyo dayimoni ngwino tuyisezerere. Agasuro k'abadayimoni nikakurekure, agasuro ka afro nikakurekure. Ejo tuzirukana bitavuga Imana ku buzima bwawe. Na bene for that uzakira agaciro, uzakira umunezero, uzakira ubutsinzi. Bizamenyekana ko Imana mwavuganye, bizamenyekana ko uri umwana w'Imana. Iyo dayimoni igomba gusohoka ku buzima bwawe. Ntabwo Imana yakuremeye gutungwa n'amarira mama. Ntabwo Imana yakuremeye wa mugabo we gutungwa n'amarira gusa. Hari umugabo yigeze ambwira umunsi umwe, harambwa ati pastor yomvuye mu kazi mburaho kwerekeza. Ndamwe atase nufite aho utaha? Ati reka da. Ati iyo ngiye gutanumva ijwi rimbwira ati witaha. Ati cyo nkora njya mu kabari. Atasa mu kabari uri kumwe n'abandi ati oya ndagenda nkicara njye nati nkanywa. Byagera saa 11 ngo ryajwi rikamwe ngo ngaho taha. Umva amajwi y'abadayimoni. Birashaka ko nawe urimo kumva amajwi. Hari amajwi akubwira ngo wijya mu rusengero, hari amajwi akubwira ngo wijya gusengerwa, hari amajwi akubwira ngo witaha, hari amajwi aguhamagara ngo jya mu marimbi. Igenda mu nzira umva amajwi aguhamagara. Hayo iryo sijwi ry'Imana. Ndagira ngo ejo bimenyekane ko Uwiteka ari Imana. Ariko umugabo tumaze kumusengera ubu yarabohotse, ubu ni umugaragu w'Imana n'umukozi w'Imana, yubaha Imana. Umva nshuti yanyu, ngwino tugusengere. Subundi waje tugasenga tukamenya amakuru y'urugo rwawe, waje tugasenga tukamenya amakuru y'ako kazi kawe, ko ari abashaka kugukuramo, ko ari abashaka kukubikira imbere, ko ari abadashaka uhomba. Bene mudugudu rero birabayobera. Suko utabona akazi byaranze, suko utatera imbere byaranze, suko utakizwa byaranze. Ijambo rirambwe ngo bene mudugudu birabayobera. Amahirwe yamaze kubayobera, icyamukaza icyamugahaguruka utarahomba. Ese wa mucuruzi unyumva we, kubona kuri murahomba, ko nubwo kihagararaho, ko amadeni amaze kuba menshi, ko nubwo kihagararaho, ko bagiye kubiteza cyamunara, waje ko ari Imana y'imbabazi, nubwo wagiye mu bapfumu, nubwo wacomeye ku Mana, ko Imana ko ari umubyeyi, waje ukatura ko Imana ikugira neza, ko Imana itakwemera kuseba. Ese wa mama we waramba ubuzima bwo kuri gusabiriza, utega amaboko ku mutware wawe agusuzugura uko ashaka, harakubwira ati nuramirwa uzagende. Waje Imana ikagukura agasuzuguro, nawe ikaguha akazi ukaba udasanga. Wahagurutse ugasengerwa. Ejo ni umunsi wo gusengerwa. Nababwiye ngo uyu mwaka wose tuzawurangiza dusengera abantu, tuzawurangiza tubohora ubuzima bw'abantu, tuzawurangiza tutesha agaciro imigambi ya Satani n'abakora n'abari bose, tuzawurangiza twakira amasezerano yabo. Bene mudugudu ngo bibayobeye bakoze iki? Ese nshuti yanjye unyumva, ni hari ibikuyobeye, ni hari ibyagucanze, ni wabuze inzira, ni wumva watoroka, urwo rugo ni wumva waruta. Ese kuruta niwo mwanzuro? Ese ko rutonga umugabo akuraza kunyete cyangwa umudamu wawe? Ese ibyo niwe mwanzuro? Ngwino twirukana abademoni dashaka kumushira hamwe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo bene mudugudu yibayobeye, uzi ikintu cyakoze, bagize yereko bagira n'ubwenge. Icyamo no kagira ubwenge. Imana ni guha impano y'ubwenge, Imana ni guyerekwa. Haguruka uze tugusenge. Barangije ngo umwe muri barabwa ati rero twe turumva byatuyobeye, turumva byaducyanze, turumva twabuze amahitamo. Ariko uzi ko wari usanzwe ufite hoteli bakayiteza cyamunara, urumva atari igisuzuguro se? Ese ubwo uzi ko inshuti zose zirimo ziragushima, aho unyuze bashima n'icyara ati nimurebe aterege, hati yari yaripashe buri wese avuga ibyo ashaka. Uzi ko uba ufite inzu bakayiteza cyamunara,
uzi kuba ufite business bakazinyuza ku mateleviziyo ati kanaka tuzateza inzu, ati ikibanza cya kangahe na kangahe, ati kiba hano tuzagiteza cyamunara. Si ubwo urumva ari amashimwe cyangwa ni igisebo? Waje tugagusengera ko ibyafashe mugenzi wawe bishaka kugufata, waje tugashinganisha ubuzima bwawe. Bene mudugudu bibayobeye bakoze iki? Bagize iyerekwa. Umwera wa bwati rero nubwo byatuyobeye, ariko harimo umuhanuzi muri umudugudu, hari umukozi w'Imana tuzi, hari umukozi uvugana n'Imana. Reka tugende atubwire aho bipfira. Barangije ngo barahaguruka bajya gushaka Elisa. Numva wanyemereye ugahaguruka. Ese ni ibiki byafashe amaguru yawe? Ese iyo ndwara y'umugongo yavuye? Ese iyo ndwara ya sida yavuye? Ko yishe mukuru wawe, ko yishe anko wawe, ko yishe anti wawe, ikugezeho ite? Wajya umenya ko ari umuvumo? Ese iyo kanseri igufashe ite? Ni hari mukuru wawe yishe? Ese iyo ndwara ije ite? Ufite imyaka ingahe? Ese iyo beka iwanyu umuntu agiye gutera imbere apfa? Wamenye ko hari ikibyishe inyuma? Ese umuntu nubwo ushaka uyabeka wanyu nta muntu ujya ushaka? Ese wagize ngo nudasenye ngo uzashaka rukomere? So uzarumaramo icyumweru? Pangaye barumazemo icyumweru? Pangaye barimo barasaba divorce bataramara n'umwaka? Waje tugasengera imishinga yawe, waje tugasengera ubuzima bwawe. Bajya gushaka umuhanuzi, bageze imbere y'umuhanuzi baravuga ati databuja, dufite abanyabwenge, dufite abantu bize, yewe twitabashe n'ibindi bihugu, twabuze ikintu gituma amazi yacarura, twabuze igituma imyaka yacu itera. Umva agaciro ko kugura n'umukozi w'Imana, umva agaciro ko kugura ko kujya mu nzu y'Imana, umva agaciro ko kuza gusenga. Icyameje ukaza, icyameje ukava mu kazi ukaza, ibyo bikuyobeye Imana yabihindura. Ariko ni gute umuntu ashira inzu ku isoko ikabura umukiriya? Tuvuge ko nabatazishaka se? Hari umudemoni wahagaze mu mishinga yawe. Satani icyo ashaka arashaka itagurwa, arashaka ko bayiteza cyamunara kugira ngo usigare usabiriza, kugira ngo usigare udafite n'igiceri. Nicyo ashaka. Waje twagusengera. Ese iyo modoka yawe nuko batayigura? Ese ubundi yigurishije ari uko bayanze? Waje tugasenga mama, waje tugasenga mu papa we, wa musore mukobwa we, waje tugasenga ko Imana igufiteho umugambi. Ijambo rimwe ngo bageze imbere ya Elisa, Elisa arababwira ati mutuze umutima kuko mwagize yerekwa mukaza, ntabwo mugipfuye, ntabwo mugisebye. Umva agaciro ko kuza mu nzu y'Imana. Arababwira ati ni mugi wa. Elisa aravuze ati nindamuka nkoresheje umunyu wanjye ntabwo bari bwizere ko Imana ishoboye. Arababwira ati umva rero twumvikane, ni musubiri wanyu mujye kunzanira umunyu kandi mushire mu merezo nsha muhunzanire. Baragenda bajya kuzana umunyu. Ese umunyu siko batari basanga ufite? Hano bisobanura iki? Ngo ni Imana ifata ibidashoboka ikabikuramo ibishoboka. Ndashima Imana ko ibyo ubona ko bidashoboka ejo bizemera, ibyo ubona ko byapfuye ejo bizazuka. Agasuro k'abarozi kazakurekura, agasuro ka Farawo kazakuvaho, iyo myuka ikurwanya izashya, izakurekura mu izina rya Yesu. Elisa arababwira ati nimugende. Baragiye bazana umunyu. Aravuga ati nimunyereka ku isoko. Nibari bazi icyatumye amazi ahumana, nibari bazi imva n'imvano. Ndagira ngo mubwire inshuti yanjye, ngwino umenye aho bipfira, ngwino umenye aho bipfira. Niba ubufite ngwino umenye aho bipfira. Arababwira ati bamuzanira umwe, ati tugende ku isoko. Baragenda. Bageze ku isoko Yesu ati ikibazo cyari iki? Mwivuga byinshi, mwikwitotomba, mwikora ibiki? Hava inyatsi, hava kudatera imbere, hava ubukene, hava ubushumeri, hava icyangiro, hava kutabyara, hava kudakizwa, hava ubusambanyi, hava kwikinisha. Buri imbaraga mbi zose izabarwanyaga, gupfa mukenyutse, gupfusha, kwangana, aho biva hose ni mwaya mazi. Afata wa munyara awumishira muri ya mazi. Aravuga ngo nimwumve uko Uwiteka ndagira ngo aya masaha wizera ijambo niwumve uko Uwiteka avuze. Aravuze ngo uhereye itariki y'umunsi wa none bigiye kumenyekana ko wasenze Imana, bigiye kumenyekana ko ari Imana mwavuganye. Ngo ako kanya ngo Imana ihumana amazi. Ijambo ryatubwiye ngo nabugingo nawe ntabwo amazi arongera kwica, ntabwo amazi arongera guhumana. Kuki ibyo byose byabaye? Nuko bahagurutse bakajya gushaka umuhanuzi w'Imana, nuko bahagurutse bakajya mu nzu y'Imana. Dawidi yaravuze ngo mu nzu y'Imana ntabwo umuntu hapfira, arahakirira. Asoza avuga ngo kandi ngo ahirwa mu nzu y'Imana babasha gushima ubudasiba. Ndagira ngo nkubwire ngo mbese urashaka kumenyekana ko Uwiteka arema?